YouTube no kuri TikTok twitwa Kingdom JBTV. Ngiye kugeza ibiganiro nitwa Bon Viva. Niba warakanze subscribe uzagenda umenya ibintu byinshi cyane kuri iyi channel YouTube. Ngo ikaze kumera umugani wa internet kandi narakubwiye urisanga. Yes, rero ubwo wamaze gukanda subscribe wowe utari warayikanze rero nabwo ikaze muri kino kiganiro abandi bo barabizi tugabwe tubana hanyuma rero uko mubizi producer Element L yarari mu kintu twakwita ko kwitegura ibitaramo hari ibitaramo afite agomba kuzakora ukwakira. Ubwo rero Element L yaherukaga muri Leta Zunze za Amerika. Uyu mugabo bakunda kwita producer Mugisha Fred Robinson. Element L rero ni izina rya gasirino ariko mu buzima busanzwe yitwa producer Mugisha Fred Robinson. Akaba ariyo mazina rero yiswe n'ababyeyi Mugisha Fred Robinson. Hanyuma rero uyu mugabo yaherukaga kujya muri Leta Zunze za Amerika murabyibuka mu ntangiriro za Nyakanga mwaka wa 2025 murabyibuka neza aho yari yitabiriye Rwanda Convention yiriya ibera muri USA. Hanyuma rero akaba ari kumwe na Kevin Kade ndetse na Deben bakaba baraje kuba banabyitwaramo neza kabisa bakahakura mbese abakunzi ubwo ndavuga bakurikirana mu muziki kabisa bagiriye ibihe byiza ndetse banateganya n'ibindi bitaramo bigiye bitandukanye. Hanyuma rero nyuma yaho ngaho ibyo byararangiye bagaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Rero nyuma yaho muri Kamena muri uyu mwaka turimo wa 2026 hateganyijwe ko hari hateganyijwe ko Element yarazongera gukorera urugendo muri Leta Zunze za Amerika. Rero urwo rugendo rukaba ari urwo kuzaba akora igitaramo cyitwa USA Tower. Iki rero kino gitaramo rero akaba akomeje kukitegura ariko mu kukitegura rero Element L yagiye kare. Uzizi impamvu se Element L yagiye kare? Ntabwo muyizi. Niyo mpamvu rero ngiye kuyikwereka impamvu Element L yagiye kare. Iki gitaramo cha Element L azaba arimo kizaba ukuboza kizaba ugushyingo ndetse no kuboza muri uyu mwaka wa 2026 ariko turacyari mu kwezi twinjiye mu kwezi kwa munani. Uyu mugabo rero yagiye murabyibuka neza ko yagiye hakiri kare. Impamvu rero yagiye hakiri kare ntabwo bivuga ngo gutegura gusa ahubwo yagiye kuba yagirana amasezerano n'umuhanzi Ngabo Meddy rero nyuma kugaruka mu muziki w'u Rwanda, umuziki w'umwimerere, umuziki tuzi nka secular music. Uyu mugabo rero Ngabo Meddy ashobora kuba yikubiye Element L mu buryo bwose bushoboka kubera ko Element L yagiye muri Leta Zunze za Amerika igihe rero yari yarateganyije ndetse n'ibyangombwa bamuhaye byaje kuba byarangira ariko Ngabo Meddy akomeza kumufasha kugira ngo byibura amuheshe n'ibyangombwa akomeze kuba mu muryango wa Ngabo Meddy kubera ko impamvu ni iyihe rero umuhanzi Ngabo Meddy nyuma yo kugaruka muri secular music murabyibuka neza ko uwamukoreraga umuziki yari Vic rero n'ikintu yapfuye na Ngabo Meddy nuko yagiraga imiziki itajya ihinduka
iyo miziki rero itajya ihinduka ni nayo yakuye Ngabo Meddy cyangwa se umuhanzi tuzi uyu munsi nka Meddy mu cyo twakwita secular music, akavuga ati ibi ndabirambiwe, kubera ko yaratangiye kubona ko umuziki we uri kugenda usa n'uwangirika. Aravuga ati reka mbe nitonze ibi bintu, ahubwo bibaye na ngombwa nanabivamo, kubera ko yabonaga yabonaga Rick atabirimo neza, imiziki nyine ari ya yindi isanzwe, nta kintu kiri kuvamo. Ubwo rero Element L niwe twari turiho. Element L nyuma rero yuko Ngabo Meddy amaze gutandukana na Rick, Element L rero yahise ajya mu mwanya wa Rick niwe ugiye kujya akorera indirimbo Ngabo Meddy. Hanyuma secular music Ngabo Meddy rero akaba yamaze kuba ayinjiramo. Ndabyibuka neza ko mwabibonye kuri iriya ndirimbo yitwa Gusa ya Eddy Kenzo featuring na Ngabo Meddy. Iriya ndirimbo rero Ngabo Meddy impamvu yanze kubyijandikamo cyane bagakoresha n'icyo twita AI, ntabwo Ngabo Meddy yabishaka gukundi, ahubwo yagira ngo atange message ivuga ati I'm still there, ati ndacyahari ntaho nagiye, there is nowhere that I went, ati nta handi nagiye ndacyahari. Niyo mpamvu rero Ngabo Meddy rero yabwiye Eddy Kenzo ati nta kibazo, shyira kubita umuzigo hariya, ubaburira ubabwira uti ko naje. Ubwo rero impamvu rero mushobora kwibaza ngo ni ukubera icyo uri kutubwira ngo Ngabo Meddy agiye kwinjira mu muziki, we wabikuye he? Amakuru arahari. Amakuru avuga ko umuhanzi Ngabo Meddy yagiranye inama n'abagabo bafite izina muri East African Community mu bintu bigendanye n'umuziki. Harimo umugabo witwa Diamond Platnumz, harimo Eddy Kenzo, harimo ndetse na ba Chameleone, n'abahanzi bakomeye cyane hano mu Rwanda tuzi, ndetse no muri East African Community yose, na Harmonize yararimo. Baravuga bati ese wa mugabo we watubabariye ukaza koko, ibyo kari byabambonye tubabarira uze ukorera amafaranga. Icyo na Debe n'ubwe yararimo muri iyi nama. Ni inama yari igizwe n'abantu hafi 13 bakomeye cyane hano, na Kitoko bibarwa nawe yararimo. Bari bahuye n'abasitari bagiye batandukanye, bari n'aba Harmonize. Barabwira Ngabo Meddy bati rwose ngwino dukorera amafaranga. Ubwo rero na Ngabo Meddy rero ibyo ngibyo yahise abyumvira hejuru, aravuga ati reka none nshake producer ukomeye byibura uzabasha kumfasha. Ubwo rero abahanzi bo mu Rwanda mwajyaga mwifashisha Element L kwa hell mwamubuze. Nyabuneka niba utarakanda subscribe, ndakubwiye ngo uracyahomba amakuru nk'angaya kuri channel YouTube yitwa Kingdom JBT. Niba ugize amahirwe ukamfatisha n'umugisha ugize, kandi God bless you kuba utwumvishe. Ndakeka washaringa n'abandi bakajya babona ibi biganiro byiza. Nitwe tugira amakuru ya mbere kuruta ibindi bitangazamakuru byose bigiye bitandukanye. Nitwa Bombi, yino channel YouTube ni Kingdom JBTV, igitangazamakuru gikomeye cyane hano mu Rwanda. Ndagushimiye kandi ugira ibihe byiza. Asavista.